gusa nyine nagiye nzi ko ntazanagaruka n'ubundi nagiye ntazagaruka kuko none nagiye nsanze famiye nayo mba ntandukanye nayo ngenda nkora akazi nabwo akazi nkoze mvayo akazi wakoze nakahari ko kutari kuduha inkuru neza akazi ko mu rugo yego naragakoze atari ko wenda navuga ngo iwacu twaburaye cyangwa ngo twabwiwe oya gushaka imibereho nta naho bihuriye no kuburara buri wese agomba gukora nashakaga guhindura ubuzima bwanjye nshaka kumenya agaciro ka buri muntu nshaka gukora ngo numve ko nanjye nyine naba nakomera ariko narahageze n'undi nabwo nkakoze naha batananyishyuye ntibanyishyura yego natashye imbura nk'iminsi mike mu kwezi kuzure ariko n'ubundi bitewe n'uwo nakoreraga twabanye neza tukabanye nabi usanga nyine turimo turatongana ariko nyine ariwe biturutseho ku ruhare rwe si uko yenda ntari kumubera umwana mwiza ngo magume nari kwaguma kugira ngo mige ubuzima turabasuhuje inshuti bakunzi ba Humura TV turi i Muhanga kuri Splendide hoteli isobanutse turi kumwe n'umwana w'umukobwa usobanutse yitwa Neri. Neri umeze neza? meze neza Neza pe? meze neza cyane Urebye inyuma n'imbere umeze neza? urebeye n'inyuma byose ariko ntago imbere haba hameze neza cyane. Irindi ni irihe Neri? Nitwa Mukamana Neri kubatazi. Ntago ndi kukumva. Mukamana Neri. Ehe. Neri witwa Mukamana gute mbona uri umwana muto? Ubundi yari amazina yacu twebwe nyine ba kera ba Muka ubu ni ba Keza Bakeriya na Bakeri. ya izina ryanjye ni papa warinyise. Yego. Neri amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ubwo sibyo ntago ari ibintu byoroheje. Ibi biroroheje. Aha nahe? Nani iwacu ni Muhanga ariko turi mu Kivu ntago twamaze igihe kinini. Dukoma ku wundi Kigali. Umuntu ava i Kigali akaza i Muhanga gute? Ngaho zamura mikoro nk'uku kwanjye. Byatewe na gahunda za mama. Za mama ko yashakaga kuzina. None se Neri amakuru ya Uganda? Uganda nyine nahagiye ariko ntago nari mamaze igihe kinini. Wamaze igihe kingana iki? Nahamaze amezi 2 gutya. 2? Ariko ntago nyine kuri njye ntago hambereye heza. Mbere se ubundi wari wagiyeyo gute? Mbere ndagiyeyo bitewe na famiye. Bigenda gutyo ndagenda mbayo ukwezi njya ahandi aho tugiye guhiga amafaranga. Ni nko guhiga amafaranga ubundi niko nabivuga. Gushakisha ubuzima. Tugiye nko guhindura ubuzima nyine ngo turebe ko wenda twabaho. Ariko nyine ntago uko umuntu aba yahagiye agaruka hamubereye heza. Wagiye wumva bizagenda gute Neri wenda muri rusange? Nagiye nzi ko njye nko gukandagira ku yindi si. Ariko nagiye n'undi nsanga ni ubutaka nk'ubwo mu Rwanda ariko buratandukanye. Gute? Tubwire rero nkatwe tutararenga igatuna tutaranahagera kandi turi benshi. Uko nabonye rero Uganda imeze ntago iteye kimwe nk'u Rwanda. Uganda si heza sinahabi. Abaho batanyumva bakazanira amabuye. Oya nta mabuye ariyo. Tubanye neza. Urebye Uganda itandukanye n'u Rwanda. Gute itandukanye n'u Rwanda? Ushobora kugenda nyine witwaje nk'amafaranga yo mu Rwanda ukagira ngo ugiye nko kuvuga ngo urabona amafaranga make ahubwo ugenda ugiye kubona uyajyanye ari ayo mu Rwanda usanga ayo amafaranga menshi. Ariko iyo ugiye ukagenda ugezeyo ugakorera nk'amafaranga ushobora kuhakora nka miliyoni 15 kuzigezera mu Rwanda yaba makeya ntago yarenga nka 400.
ibihumbi ntabwo byarenga rwose ko u Rwanda nyine nabonye bitandukanye na Uganda. Uganda ifite agaciro cyane. Gusa nyine nagenze ko ntazanagaruka n'ubundi nagiye ntazagaruka kuko none nagiye nsanze famiye nayo mba ntandukanye nayo, ngenda nkora akazi nabwo akazi nkoze mvayo. Akazi wakoze ni akahari kuko utari kuduha inkuru neza. Akazi ko mu rugo yego naragakoze atari uko wenda navuga ngo iwacu twaburaye cyangwa ngo twabwiye. ubu yagushaka imibereho nta naho bihuriye no kuburara. Buri wese agomba gukora. Nashakaga guhindura ubuzima bwanjye, nshaka kumenya agaciro ka buri muntu, nshaka gukora ngo numve ko nanjye nyine naba nakomera. Ariko narahageze n'ubundi nabwo nkakoze ntaha batananyishyuye. Ntibanyishyura. Yego natashye imbura nk'iminsi mike mu kwezi kuzure, ariko n'ubundi bitewe n'uwo nakoreraga. Twabanye neza tukabanye nabi, usanga nyine turimo turatongana, ariko nyine ariwe biturutseho ku ruhare rwe. Si uko yenda ntari kumubera umwana mwiza ngo magume, nari kwaguma kugira ngo mige ubuzima, ariko nyine nahisemo gutaha. Ikindi kintu naba narahabonye ni abantu bakoresha amashashi cyane. Amashashi yaciwe mu Rwanda. Ariko nyine abatandukanye. Iyo atwarwa mu ntoki nta mvirope zihaba. Nabonye ibintu byinshi bitandukanye. Akazi ko mu rugo wakoraga ni akahe? Kuko mu rugo nyine ni byinshi, ni byagutse. Ni uguhinga se, ni uguteka, ni ukurera abana, ni ugufura, ni ugukoropa. Tubwire kugira ngo wenda bahabaga nta bana bari bahari. N'umwe wari uhari nabwo yahise yigira ku ishuri. Kwari ukoza amasahane, kumesa, gukoropa, ariko ikintu cy'ibanze cya mbere nakoraga kwari ukumesa. Ariko nkamesa ibintu byinshi ntamesaga n'ubundi mu busanzwe. Nakoraga ibintu bijyanye n'imirimo nyine, n'ubundi navuga ko yari ivunanye, ariko nubwo yari iyo mu rugo yari ivunanye. None umwana w'umunyarwandakazi byamunanira gukora iyo mirimo tubwiye? Ku buryo wemeye no kuvayo bataguhembye? Ntabwo byamunanira. Hari ugutotezwa, hari no gukoreshwa nk'umukoroni. Nyine urabizi n'inaha mu Rwanda birahari. Ugasanga umukozi arabyuka saa 9, ariko bisigaye biba ahantu hakeye saa 9 z'ijoro. Yakabyutse nka saa 12 wenda, ariko nyine hari aho kuko n'undi tutari duhuje amasaha. Iyo nabyukaga izo saa nahitaga mbarira inaha mu Rwanda, nahitaga numva ko mu Rwanda ari saa 9. Nkabyuka saa 10 zaho, inaha mu Rwanda ari saa 9 kuko nari ndi Kampala mu mujyi. Ntabwo ariko njye numva bitari binagoranye cyane, ahubwo ari uko wari utarabimenyera, wari ukiri muto. Naho wagiye ugiye gushaka ubuzima baravuga ngo muvumirivu hura mbivu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kugera ku mugato ugomba kubanza kubira icyuya. Yego. Kuki byakunaniye kubyihanganira Neri? Impamvu byananiye kubyihanganira ni wa muntu utatuma ukora ikintu kimwe. Urakora, watangira akazi ngo ngwino hano, ukumva nyine agutumye, ariko nyine ntabwo byananiye. Noneho n'ubundi byose bihuza nuko na mama nawe yakoze impanuka, ararwara, nanjye mpita manuka ko byari birebire kuri njyewe. Numvaga isi nyikaragiye kamfungiraho amaferi. Uzi kugira ngo umubyeyi wawe arware utari hafi yiwe, basi ngo urahita uteguna amanuke nguze, biragoye. Undi nabyo njyewe ni mama wenyine dufite. Ntabwo tubana n'ababyeyi na papa kuko adahari, ntakiriho. Papa yaradutaye aragenda, ariko siko twese n'ubundi tuba mu rugo duhuje ababyeyi. None se Neri, abajene tubabwire iki ku bijyanye no kujya gushakira amaronko ahandi? Kuko gukora umuntu ntaho afite umupaka. Ntafite umupaka. Uganda wakoze ntibyagenda koko? Byagenda. Cyane cyane byagenda bifitiye ayawe.
amafaranga yawe Mhm. ko ntabwo byagenda ukora wayageraho utakoze Neri nyine ntabwo wayageraho utakoze biravuna kugira ngo ubone amafaranga ariko bigusaba gukora cyane yego kugira ngo ugire icyo ugeraho nanjye nagira ngo ngire icyo ngeraho ariko byarangoye kugira ngo nyigereho byaramvunnye nanjye yego ntacyo nagezeho gihagije ariko na n'ubu ndacyifuza kugira icyo ngeraho yego ikintu wenda navuga nababwira ni ukugenda abantu bitwararitse ufite umutima ukomeye ugiye gushakira ubuzima ahandi ugenda ufite umutima ukomeye rero nkanjye wenda navuga ko narabyihanganiye kuba wenda navuga ngo nsize umubyeyi wanjye nsize abavandimwe banjye ndagiye si uko nari nyobewe kuba nabaguma iruhande ariko nari mfite impamvu ndi kugenda ngaho tugeranize imibereho yawe ukiri hariya hakurya n'ubu ngubu Neri n'ubu ngubu nyiri hakurya nabaga nigunze nyine mfite imirimo ntakora nyine nk'ubu nk'izi saha ndi inaha mu Rwanda ariko ndi hariya ntabwo navuga ngo nakicara nk'uku nguku navuga ngo ndasohotse ndagiye ariko rwose nababwira ngo ngereranyije ndebye inaha ndebye na Uganda mbona bifite itandukaniro ubu ukora iki kigamije kuguhesha amafaranga urumva nubwo wavuye Uganda udahembwe cyangwa udakoze igihe kinini ariko wari watangiye gukora kumenya gukora kwishakishiriza kuko buri gihe ntabwo umuntu ahora iruhande rw'ababyeyi niyo baba nahari ntabwo baguha byose ubu noneho ukora iki ubu ngubu nkora iki ndi mu rugo uko nica ariko ndi guhiga akazi ntabwo nicariye ubusa mba ndi guhiga akazi niyo ubonye baguhembye nk'ayo 5 urayacyura bakabiguhemba wakoze iki Neri biterwa n'akazi watse ako watse niko ukora niko baguhembera ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga wowe kuri wowe ziba zivuze iki urumva ibintu byose ni hiti ukajya kuri social media ukareba kuri TikTok ukareba wowe ntacyo uteganya kubikuramo amafaranga nk'umuntu w'umujene kuko abajene biranoroshye cyane kurusha twebwe bari kugenda bakora nabikora ariko ntabwo bisaba ngo ufite icyo ufite wareberaho cyangwa wakoresha gute nkanjye ntabwo wenda navuga ngo ibintu byo gukoresha ngo social media ndazikoresha IG Facebook na WhatsApp nayo nayikoresha na TikTok ndayikoresha ariko nyikoresha nk'uko nguko bimbwiye nyine ngo nabikoresha ufite telefone wabikoresha ariko igihe ntayo ufite uricara nyine ukaba ubiturijemo ugategereza igihe Imana izaguhera iyawe ndetse urambwira ngo nyine nanjye ngize icyo njyaho nk'abariya bose njya mbona b'abasitari nk'abandi uzi Neri b'abasitari bamaze kugafata aba Dani nanone ba Chrisizi aba Shemi n'aba Juno bose bamaze kugafata kandi bose n'ubundi batangiye ari bato bagera ku ntego bashakaga kugeraho ninde ufataho icyitegererezo uvuga uti nibifunguka kuko buri wese agira inzira ziba zifunze n'izafunguka vuba bifungutse ukajya mu buryo bwo kuba umusitari ubona ari nde wakurikiza kubera iki nakurikiza ngewe nkurikije rwose sinzi kubera ukuntu nyine nkunda hari umusitari nkunda kuvuga ngo nyine ndamukunda nk'umusitari Dani nanone njye namukurikiza cyangwa nka Element abo bose nanjye nabagenderaho nkavuga ni impamvu nabikora kuko nabo bari hasi ariko nabonye uburyo bagiye bazamukamo aba Bruce Melody bose bazamutse se barazamutse kuko bose
se bose hari igihe bataga bari mu Muhanga barimo baragenda gutyo bahiga ubuzima. Twese rero niko natwe twakagombye kwikizera ko tuzazamuka. Kuki se ari abuvuzi uri umuhanzi wiyumvamo impano yo kuririmba? Impano yo kuririmba nkunda kuyiyumvamo, ariko ntabwo ariyo nkunda cyane. Impano nkunda niyo kwandika. Indirimbo, imivugo, inkuru, story. Inkuru. Ukaba waba umwe mu bahe waruvuze niba ufite impano wiyumvamo cyane yo kwandika? Impano yo kwandika. Ni nkandi uyifite muri abo batatu warumbwiye ufataho icyitegererezo? Na Ere. Ariko Ere ni producer. We ni producer. Ariko mu bantu bandika wenda navuga nka Kobe. Kobe ni umukinnyi wa filime. Arandika. Rero nanjye mba numva nakandika. Hari utuntu wagerageje kwandika se? Ndayifite story nanditse. Wayigejeje he? Kuri pati 15. Uhita urekeraho? Nabaye ndekeye. Kwandika ze ko nyine bisaba kugira aho ubigeze ubishyizemo imbaraga, ahandi wumva wasesera ni nkahe? Ahandi nasesera ni nkahe? Useseresheje iyo mpano yawe yo kwandika, kuko urabizi hari n'abahanzi baba abasitari batayandikira indirimbo na filime bazandikirwa wenda bakaba abahanga mu kuzikina. Wowe mu kwandika? Njye ni mu kwandika. Nakandika. Nihe wumva wenda ugize amahirwe yo guhura n'umuntu ubifitiye ubushobozi, nihe wumva wowe wahita unyura kugira ngo amahirwe yawe yiyongere mu buzima? Najya mu bya filime. Mu bya filime? Umuntu akaba yaguhuza nandi ukumva inzozi zawe zigezeho? Ngewe ninde muntu wifuza nyine guhura nawe kugira ngo inzozi zawe zo kwandika zikomeze? Umuntu nifuza guhura nawe, ndifuza guhura na Kobe cyangwa Jeannette Bahava. Nibo wumva wifuza? Nibo batuma inzozi zawe zibasha kugerwaho? Yego. Nudahura nabo uzabiparika? Oya, ntabwo nzabiparika. Nzabikomeza kuko ni impano yanjye. Sinize ngo nsoze, ariko ni impano yanjye ndimo. Wize ngo usoze no kuvuga ikineri, ubundi umuntu asoza ryari? Nyine ntabwo nize wenda ngo nsoze 6 yisumbuye. Ariko ni impano yanjye yo kwandika, narayikoranye. Niyo story nayanditse ari yinjemo, nta muntu yumbwiye cyangwa ngo nyumve. Yanjemo gutyo gusa ndayandika. Dore nk'agace gato nk'iminota nk'umwe cyangwa 2 ya story yawe. Story nanditse ni umwana witwa Linda. Vuga cyane numve. Story nanditse ni umwana witwa Linda. Uwo mwana yari afite papa, ariko Linda afite n'undi mwana w'umuhungu bava indimwe ari impanga. Noneho kuri ubwo ngubwo papa we atandukana na mama wabo. Atandukanye na mama we, papa wabatwara umukobwa, mama we asigarana umuhungu. Asigaranye umuhungu, arangije mama waza kwiyahura. Ariko muri uko kwiyahura, kugira ngo Linda azamenyane na Dani, n'uwo bita Dani, ariko ubundi Dani ntabwo ari ryo zina rye, yitwaga Landala. Noneho bivaho igihe bamaze gukura bajya kwiga mu kigo kimwe ariko bataziranye. Uwo Linda aza gukundana n'uwo ngo w'impanga ye ariko batabizi. Baza guhura, aramubwira ati nshaka ko dusohokana. Barasohokana, bamaze gusohokana baba bararyamanye. Ariko muri ko kuryamana, Linda aza gusama. Asumye mukase arabimenya. Amaze kubimenya, arangije amubwira ati yonda tugomba kuyikuramo papa we, ntabwo nshaka kabimenya. Bajya mu ishyamba. Bamaze kugera mu ishyamba, aho hantu nyine yaragiye kumukurizamo iyonda. Bayikuramo, maze kuyikuramo, arangije barataha. Ariko nyine Linda aza gukomeza kugira ikibazo cyo kuva. Arakomeza arava, bigeraho biramenyekana, nyine bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga, arangije arakomeza ararwara, bimusaba ko bamubaga bakamukuramo nyababyeyi.
bayimukuramo, bamaze kuyimukuramo ariko nyine aho Dani ari akajya agira ikibazo kuko yari afite iyo manga ye. Bamaze gukuramo nyababyeyi, mukase akajya avuga ati Imana izamfashe papa we ntabimenye kuko nabimenye azanyica. Ariko Linda akaba afite umuvandimwe wundi bavukana kuri papa we, mama wari batamuhuje w'umukobwa. Uwo mukobwa nyine akajya ahora amucyurira amutuka, agakomeza akamubwira nabi. Inkuru ikarangira gute? Inkuru ikarangira gute kuko sinigeze nyisoza yose. Ariko aho nasoreje, aho nabaye magarikirije, nahagarikirije aho Linda n'undi yamenyanye n'iyo manga ye, bamaze kumenyana, afite umuganga usigaye umwitaho. Naho nagarikirije nyine n'uwo ngo bavaga inda imwe murumuna we aza gupfa. Buriya nk'ubutumwa butatu bushingiye ku gitekerezo cyawe ni ubuhe nyamukuru wenda bureba urubyiruko wibanzeho ni ubuhe? Wenda umuntu kuko itarajya hanze ariko urubyiruko washaka kurubwira iki muri iyo story yawe? Ikintu nashakaga kurubwira, 1 2 3. Ikintu nashakaga kurubwira ni ukugira ngo tujye tubanza tumenye ahantu tugiye kugana n'ibyo tugiye kujyamo gute. Icyo ni icya mbere kuko ugwa mu gishuko, ugwa mu rujijo, ntabwo ari byiza guhubuka nk'urubyiruko. Kuri ubu ngubu nyine nsigaye bona twese nubwo turi urubyiruko ariko dusigaye turangazwa n'iby'isi. Icya kabiri ni ukwiyitaho, kwimenya ko nta muntu kuri ubu ngubu usigaye umenya undi. Icya gatatu ni kwiyubaha, kwiyubahisha, kwihesha agaciro. Kuko impamvu iyo story nayanditse nakurikije ibyo mama yaciyemo. Ni true story? Yeah. Ni inkuru y'ukuri? Yego. Hanyuma Neri, uyu munsi duhuye na Bahavu Jeannette, wamubwira iki? Umunota umwe. Ikintu namubwira, ndamukunda cyane. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, nakomereza aho ageze kuko afite byinshi ari kutwigisha. Ikindi ni uko nkatwe abana b'abakobwa kuri ubu ari kugenda twigisha ibintu byinshi, kuko hari igihe ajya adukinira filimi nyine y'urubyiruko ukuntu rugomba kwitwara. Ni ukuri njyewe ikintu namubwira, ndamushimira ko hari byinshi ari kutwigisha. Ibyo birahagije kuri njye, n'ibindi bizagenda biza. Ntago bihagije kuko niwe muntu w'inzozi zawe, none ntacyo umusabye? Ikintu namusaba ni uko yamfasha nanjye nkazamuka. Iki kintu namusaba, nanjye bakanyongerera ubumenyi. Yego. Ukazamura impano yawe? Yego. Hari abasore hanze aha, hari ibipapa bya sugar daddy, byumvise ko ukeneye telefone, ejo ugahita ubona umuntu aguhaye iPhone kugira ngo ujye ku mbuga nkoranyambaga utwite. Neri, tubwire ukuntu iryo hurizo waryitwaramo, kandi nawe ntago azaguha gusa, kandi azaba akemuye kimwe mu byifuzo ufite kugira ngo ubashe kugenda intambwe utera. Ntabwo ari byiza ko nahita ngwa muri urwo rujijo. Ntabwo ari urujijo. Ukeneye smartphone, arayiguhaye. Ukeneye tablet, arayiguhaye. Ukeneye laptop, arayiguhaye. Ukeneye akazi, arakaguhaye. Ni bibi se? Oya, ntabwo ari bibi. Ubu turi kugira inama abajene dusoza. Ntabwo ari bibi. Ariko hari ushobora kubigwa nawe afite ikintu agushaka, hari uwabikora agira ngo akuzamurire iyo mpano. Ubwo ni babiri. Hari uwabikora kugira ngo akuzamurire iyo mpano, hari n'uwabikora kugira ngo akwangirize ubuzima. Nguhaye telefone nawe nkwangirije ubuzima gute? Oya, ntabwo waba unyangirije ubuzima. Kwangiza ubuzima biratandukanye. Hari uwayiguha afite icyo agushakaho. Ni igiki se? Nyine ikintu njye nshaka kuvuga, kuri ubu ngubu hari abari kurangaza urubyiruko nyine benshi pe barangaza urubyiruko. Ngiye bitewe n'ibyo nagiye mbona ko nagerageje gukora akazi, nakoze akazi kenshi,
kajyanye n'aka kabari. Akabari? Yego. Yego. Hari ibyo nagiye mbonamo. Ibiki se ubwo Neri? Nyine urabona hari ukuntu ujya gukora nka kwa kundi ujya guseriva nk'umuntu icyo kunywa, birangiza hari abagukorakora, nyine bagenda bakora byinshi bitandukanye. Ubundi nyine ikintu njye nashatse kuvuga, yego kwiyima sinayanga, sinabyanga pe, nanayakira nishimye, ariko nshaka kuzamura ya mpano yanjye, kuko yego niyo nshaka kuzamura, ndabyifuza cyane, kuko mba nshaka kumva nyine nshaka hari ikintu nshaka kugeraho gitandukanye n'ibyo nagezeho, nyine nagiye mbona bibabaje bishimishije gutyo. Ariko njye ikintu cya mbere nyine navuga ni uko nazamura impano yanjye. Yego uwaba nayimaye yabakoze, ntabwo nayanga. Hanyuma dusaba icy'urubyiruko muri iki gihe, niba hari umuntu ushobora kuguha impano nk'iyo cyangwa akagufasha kuzamuka ariko akanakwangiriza ubuzima, urubyiruko ubona rwabyitwaramo gute? Wenda ushingiye no kuri ya nkuru wanditse nubwo itararangira. Ntabwo irarangira. Nyine ikintu cya mbere ni ukwitwararika, kwihesha agaciro, niko nabivuze, ukareka nyine kwikoza isoni, kwiyandarika. Ikintu nyine nabwira urubyiruko ni ukwirinda ibishuko. Nicyo kintu nasaba urubyiruko, kuko nyine natwe nubwo turi abakobwa benshi ariko mu rugo, ariko nagiye nozwa byinshi n'umubyeyi wanjye, mufata nk'aho ari umwe mfite nubwo papa ariwe, ariko nawe yarakoze nyine, yangiriye inama, atugira inama. Urubyiruko turi urubyiruko, ariko ikintu cya mbere ni ukwirinda ibishuko, kwirinda umuntu wumva yakora icyo ashaka, wakora icyo ashaka, wowe wamubwira ariko we ntabyumve. Ni ukumva nyine we kora ibikurimo, ureke gukora ibyo ndashaka. Nicyo kintu nyine wakirinda cya mbere, ntugakora icyo umuntu ashaka, ahubwo jya ukora icyo ushaka kugeraho. Yego. Reka rero tugushimire, n'ubundi tuzongera tugukenere kuri Humura TV. Usibye Humura TV ni iyihe channel yindi uzi? Ni iyihe channel yindi nzi? Urugendo TV. Turifuza rero kumenya Humura TV, ugakora subscribe nubona umuntu ufite smartphone, ukanabashishikariza gukora subscribe bakayishyigikira cyane, ariko tukanakwifuriza kugera ku nzozi zawe. Murakoze. Ntabwo uzi kuririmba na gato? Aya ndabizi. Ni iyihe ndirimbo ukunda yande uyituririmbire? Indirimbo yande nkunda, kuko nta mujene ubu ngubu ibintu byo nkunda. Hari indirimbo nyine nkunda, ni indirimbo y'abakobwa babiri, Dorcas na Vestiaine. Ubwo nabo turabasuhuje. Nabo nanjye ndabasuhuje, ndabakunda cyane. N'indi nyine yindi ya Dani Nanone, ni ebyiri nizo ukunda? Yego sizo zonyine. Dorcas na Vestiaine, amasegonda abiri akaririmbo kabo, amasegonda. Igihe natsinzi nabonaga imbere yawe, rumasha yaramfoye, aramasha ahamya mu cyico kutarangwa, byanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza. Harya undi ninde? Dani Nanone. Dani Nanone. Iyo ukunda yitwa nde ya Dani Nanone? Nkunda yitwa ngiki? My Type. Twagiye. Icyo mbonye rero ni kimwe. Icyo mbonye ni uko hari igihe n'impano ziba zitaranasobanuka,
sibyo? Ntiwishyiremo washobora gusa kwandika no kuririmba wabishobora, no kubyina wabishobora, no kuba usubira mwiza abandi wabishobora, kandi byose byakora. Kandi wanabitangira utaranatunga n'ibyo bindi byose wavugaga, sibyo? Kuko n'ubu ngubu impano yawe urayigaragaje, sibyo? Icyo twakwifuriza ni amahirwe masa, tugushimira ko witabiriye ubutumire bwacu kuri Omora TV, kandi si ubwa mbere ngo bibe birangiye, ni intangiriro ari kuzanagaruka. Kandi uzaza utubwira uti byatanze umusaruro gutya, abakunzi ba Omora TV bagufashije kubona umurongo w'ikijyambere. Yego murakoze, ndabashimira namwe kuba mwamaye umwanya. Ciao.